Juma witabye Imana nyakugenda mwapfana giki uyu muhungu nyakwigendera na nise wabo muga yafashe muga none ko reba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira umuyonga w'itabi muga ngo mushyire umuyonga none twamubonye mushireho iki ngo umuyonga w'itabi Juma tuvanga ibisi baraye dorere Juma kwacinara toka satani bitayimoni biraga Juma twizuri Kigali mana yanjye mwizina ryaye umeze neza dukukirana umunsi ku munsi ukoze subscribe umuntu gushimira cyane aho tarekora iyo ni umwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha kukirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye cyangwa inkuru zacu ziba zigiye zitandukanye ni bucece mu gace umwami byashuwe ntema nkokora mu bice bigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muri mudukurikirana umunsi kundi hanze y'igihugu cyacu abadasipora mwese muri rusange ndabemera cyane mudukurikirana umunsi kundi amajyepfo amajyaruguru Burasirazuba ndetse n'Iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabakunda cyane ibyo uri gukora byose gusabiye guhirwa uhahe uronke uyu munsi nimba utakoze ngo bigende neza ejo bizagenda neza cyangwa ejo bundi rero gahunda yanjye murayizi ni bucece mu gace ntema nkokora amanywa n'ijoro izuba riva ndakora cyane kugira ngo ibintu bibasha kugenda neza cyane ndi mu misozi ya za Ruhengeri aho bari mu bice bigiye bitandukanye bashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye rero ngewe ubu tuvugana nagenze naje mu gitondo cya kare nzindutse cyane giye kubasangiza inkuru niyo ya gahunda yanjye mbagenda ngira ngo mbasagize inkuru ziba zigiye zitandukanye rero mbari kubona Juma ni bamwe Juma ku mashusho meza muri kureba ndetse nijoro tuba twazindukanye n'urugendo tuba twakoze rurerure cyane tujyana hirya no hino tugira ngo tubasagize inkuru ziba zigiye zitandukanye ahangaha rero ndi mu bintu bigiye bitandukanye mbanza kwihanganisha abantu bari muri situation zigiye zitandukanye bahuye n'ibyago ndabihanganishije cyane Imana ikomeze kuborohereza kandi bahe kwihangana rero ahangaha ndi nahamagawe n'umuntu nahageze yahandangiye ndi kuri ahangaha tugiye kugenda mu rugendo ngo ni umuntu witabye Imana yitawe Imana mu buryo bugiye butunguranye ngo ari muzima nimugoroba bahamagaye bantunguye bambwira ati hari inkuru yo gusangiza rero nanjye murabizi sinya ncika intege ndavuga ati ntago nahagarara nawe ufite inkuru ushaka kudusangiza cyangwa ufite byinshi bigiye bitandukanye inkuru zidasanzwe inkuru zidasanzwe ugomba kuduhamagara kuri nimero zacu ziba ziri munsi y'ikiganiro tukaza tukayisangiza abantu ahangaha ngo hari umuntu witabye Imana Juma reka tumwihanganishe ku byago yagize muri kumva urusaku rw'abantu ahangaha inyuma umuntu wagize ibyago noneho rero bambwiye ati Kiroso none tugusangiza inkuru se ndabaza umuntu wagize ibyago inkuru nshaka ko abantu bagira ibyago bigiye bitandukanye cyangwa bitaba Imana nyine bitandukanye ubwo harimo iyi nkuru bambwiye ati hari umuntu watubwiye ko w'umuganga ari butugaragarize umuntu uri inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera wagiye bamugaragaza ngo bashaka kumugaragaza ndavuga rero nanjye nimba uko bimeze ntago ndi bucike intege mugenda nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nabajije abantu impamvu mise mpaza kizeho kamera ngeze ahangaha kangomange Juma ahangaha rero n'abantu bagize ibyago cyamaye nka tata cyane ngize agahinda se Juma ngira inama nawe ndabigenza uvuga ngo gahunda nyine tujye kureba uko bimeze ndumva ari no gusenga ahubwo bagiye kumutwara ubuze Juma Yesu we nyine uwo muntu ugiye kugaragaza uwo muntu wishe umuntu kwahitanye umuntu Juma izi nkuru twinjire Juma kwinjire se tugenda
turirimba natwe. Ndasuhuza mpereye he kuko ubyumva. Muraho urugi rwabo da rwegekero narangaza usanga bibaye. Muraho Kamera oyana mwihanga twagize agahinda nagize ibyago. twagize ibyago nta kibazo hereza uriya mubyeyi wanjye. Umuntu wari kumvugisha ninde wari kumumagara? Njyewe nanjye nabuze umwana wanjye witwa Karemera. Twabuze musaza Yesu we. Karemera ejo bundi yavuye ku ishuri none yapfuye urupfu rutunguranye. Mama we nguyu ni mukuru wanjye none turi kugira ngo uyu niwe mama w'uyu nguyu. Mwiwe mama murakomeye. Njyewe mwihangane imbere y'imbirindi byose. yari ku ishuri ariko urupfu yapfuye nta nduzi ansigiye ibikorwa byinshi ariko mana ubu ndi kubona nta wiriri hangara. Mana mwakoze kuntabara ariko mana ngo yitwa Karemera. Uyu ni mwene nyina witwa Jean Paul. yavutse muri 1991. Ubu ansigiye n'inzu. Ni mushiki we se? Uyu ni umwana wanje. Ni mushiki wa Karemera. Yaje kumfata mu mugongo nawe. Uyu ni murumuna wawe? Uyu ni murumuna wanje. Ni wowe twavugana kuri telefone? ni jewe wakuye muganga kuko hari umufasha mfite. ukora ubufasha akavura abantu none twamuhamagaye no dute kugira ngo amuzure nyine ariko aratwereka umuntu wamuhohoteye wamwanje wamwishe wamwita kuko yatubwiye ngaraje none turamutegereje kuri telefone reka tumwakure azi reka tumwakure nibwo dutegereje ngazi uwo muganga n'abavandimwe baje kumfasha mwihangane mureke twumve ukuntu wari wamuvugishije kiraho parere yego shamana we ni iyihe nimero nimero ya muganga ni iyi ndabona mwahuye n'ikibazo twahuye n'ikibazo Karemera yapfuye ihangane mubyeyi mumbwire urupfu yapfuye munyereka n'utere murumuna we ihangane ndabona bafite n'ibitiyo aro muganga munshire operere aro muganga muganga wiriwe none twagumije kugutegereza kubera bakorera abandi bitangaza none natwe turi kugira ngo umuntu wacu umuntu wamwishe umutubwire wamutubona ko tubangu uramubona ihangane yewe rero nari nababwiye kubera ko muri kure ntabwo mbabona amatike yo kugura ihangane twumve muganga uko avuga yewe basi nababwiye ibyo mukora mwamaze kubikora yego oya uwo mu minota yego amafaranga mureke twumve muganga uko avuga mureke twumve ibyo muganga avuga reka muganga tukubwire none ubwo tugiye guhita tubona uwamwishe koko reka twumve mu minota itagera muri 20 kagutugutegereze turebe umuntu watwiciye umwana mana reka mbaze muganga nanjye muga dore umunyamakuru muganga yego ndakumva muri ihangana hari urusaku rwinshi nyine aba bantu bahuye n'ihungabana yego yewe nitwa Kiroso ndi umunyamakuru wa Sawa Show muga nanjye ngeze ahangaha ibintu bihabaye birantunguye kandi ngo bambwiye ko ugiye kugaragaza umuntu ngo wakoze aya mabara cyangwa aya yewe mabara rose njyewe umuntu waroze cyangwa umuntu wite cyangwa umuntu wagize ibyago byose agomba kumpamagara umuntu wabikoze ngamugaragaza kuko mfite amahembe mfite inzoka ndagiye gutuma umuntu inzoka yagiriye nabi uwo muntu
ahita agaragara kano toka satani ngo ufite n'inzoka yego muga none se jye ntabwo ndi bukureho kamera kuko ubu tuvugana kamera iriho uraza kugaragaza uwo muntu koko tukiri hano kamera ikiriho cyangwa yego tugiye kumugaragaza rwose mwe urahungabanya wowe ushinzwe iki abantu bahungabanye rero abantu bahungabanye aha ngaha rwose bari kurira nawe uri kubyumva jyewe sinzi bafite agahinda kenshi sinzi nanjye nibwo nkihagera urabikora udahari bishoboka kugaragara kugira ngo aveho kugira umuntu avaho ngaho barabanza bakore icyo nagateguye gukora umva mwihangane mureke mwumve ibyo muganga ari kuvuga kugira ngo mwihangane sabu urabikora udahari muga alo urabikora udahari mureke gatoya numva ko mwihangane kandi kumva ko mwihangane kumve twobe ku telefone ngo iki ndimo ndakubwira ahantu hose waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika aho waba uri hose wagize ibyago ukampamagara mugabanye nkoresha inzoka nkagushyikira umuntu warose ngakoresha amahembe yanjye nkareba umuntu wakoze ibyo ngibyo mu masaha kuko babyishyuriye kubona uwo muntu amafaranga bohereje amafaranga 100 twavuganya ndiko bayishyura ari uko wabonye uwo muntu. Njye rero ikibazo mfite cy'amatsiko kandi kindaje ishinga nuko uwo muntu aragaragara koko udahari tubibone cyangwa ngiye uwo muntu agiye kugaragara ngewe kubera namaze kumushika bampamagaye kare mu gitondo ibibazo bikimara kuba ngewe mbahaye iminota itagera mu 10 ubu turi kuvugana umuntu ngiye guhitamo bagaragariza kano kanya uduhaye iminota 10 aragaragara uwo wakoze ibi bintu ndano kwigera mu kandi cyitonderwa yego uranyumva nta muntu wemerewe gukubita inzoka ziraba zizengeye ko uwo muntu waroze uwo muntu arazane afite inzoka se ziramwizingiraho nizo zigiye kumugaragara cyuma twigendere imbere azafite inzoka uranyumva kandi kugira ngo zimuveho barafata umuyonga w'itabi nababwiye gushaka gisigara barijugunye kuwo muntu kugira ngo zive umuyonga w'itabi n'indi uri ubushake uwujugunyaho ni uwo mumama wampamagaye umuhereje n'amafaranga uwo guhamagaye wumvise ngo uri bufate umuyonga w'itabi kugira ngo izo nzoka zimuveho uza wabikoze okay muga yewe reka ntegereze kuko abantu aha ngaha bari gusakuza kandi koko barababaye cyane reka ntegereze ndebe ibyo bintu ntabwo turi bukureho kamera kandi yewe nubikora ndi umugabo wo guhamya ibiri bibaye ko nanjye ndahari ndi ijisho ry'abadukurikiye bari mu bice bitandukanye sawa reka tutegereze sawa kadutegereze fata telefone yawe none se patoro karame papa iki ni igitiyo na nyine nje naje gutabara nyine uyu gushaka muri mushinga uyu mwana nyine ejo twahuye nje yari mugenzi wanje ejo yavuye ku ishuri ubwo aramvugisha ahantu nari gukora ikiyede ubwo umwana arambwira ati dore uri mugenzi wanje ati ubwo mvuye ku ishuri ndatasha ariko ndikumva mu nda hari kunjya nameze neza ariko hari uwaba wanyangirije. Mama yigaga yararangije cyangwa yiga yarangije ubwo yaranyubakiye n'inzu nziza tugiye gukora n'ubukwe mujye kumukorera ubukwe tugiye gukora n'ubukwe ubu n'umukobwa twari twamuteguye none mana baramumvukije korera ubukwe nangiye kumukorera ubukwe buhimbaje yari yarangije kuri NS Ruhengeri
Yo muri kaminuza n'inzu yansize mu nzu nziza yarize ari umuntu niyo ni murumuna we ni abana babiri nari mfite ni murumuna yangana mubanye muvuga nsigaye ndi nyakamwe ubu ndi nyakamwe rwose ubu niseze amahirwe none ubu idata naje ndapfuye mu niko reka mbaze mubyeyi ko wababaye yari mubyara wanjye ejo ninjye mutwaje intara avuye ku ishuri mukuye ku muhanda ako sinzi umuntu wishe karemera njye ndamutse nabonye umuntu wishe karemera yesu we avuye ngaho ihangane basi mama uri kwihanagura amarira ndi kwihanagura amarira mu rusisiro numvise ngo uramubyeyi duturanye ngo umuhungu witwa Karemera yapfuye kandi ejo yari muzima ejo naramubonye yari muzima yari yagiye ku ishuri ataha ari muzima ariko tunagiye kumva numva mu rusisiro bari kuvuga ngo kuriya mama duturanye ngo umuhungu witwa Karemera rurangije muri nesi Ruhengeri ngo yapfuye none no mpamvu naje hano gutabara mubyeyi karame natwe uyu muhungu yadukundaga ariko nta kibazo cye rwose wa mubyeyi we ariko nta kibazo cye nawe nk'uko uri umubyeyi w'Imana igufashe mubyeyi nawe witangira itama oya nk'umuhungu yari intangarugero mu y'umudugudu yatwubahaga nk'umwana mbese aho umutumye aho umubyeyi uyu musaza yarize nawe disi papa muraba neza yo nawe uyu witabye Imana nyakugenda mwapfana giki uyu muhungu nyakwigendera nari se wabo wari se wabo nari se wabo umwana yari muzima yapfuye sinzi ukuntu yapfuye yaje ari muzima urumva yabyatuyobeye twese sinzi mubona yaba yazize iki sinzi umuntu sari umuntu ahari baziranaga sinzi ibintu yamuhaye none turi gutabaza ngo hari umuganga ushobora kutwereka uwo muntu urumva uwo muntu wamwishe urumva umuntu wariciye umuntu ndamubona Juma ufashe igiti Juma we yagiye Imana yawe Juma kura kamera yamugiyemo inzoka umva nimero y'amuganga urukifite okay Yesu we Mana yanjye ongeye mpamagare wa muganga mubaze ibibazo kugira ngo turebe ukuntu inzoka zamuvaho Mana yanjye we basubira kuri ukireho parere none ari guhuma nk'igisimba giye mu mwiyamagara nibyo byiza Yesu we Mana yanjye ibi ni ibiki noneho ujye turava baba we mama yahoze
mama yaho Swe rero ukuntu zahagaze icyumudo ukuntu zahagaze mana yanjye zamwizingiye mama yahoze muganga ko niba ni leta swe mumufata hose muga yafashe muga none ko reba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira zimuveho amushyira umuyonga w'itabi muga ngo mushyire umuyonga none twamubonye mushireho iki ngo umuyonga w'itabi wowe mujugunye wo muyonga w'itabi shyiraho byuma rero amafaranga nakubwiye kohereza nayo twemereye ndayaguha ngo arago Yesu zimuvuye dore ukuntu zimuva byuma Yesu we bakinare Yesu we umva yego Yesu we mana yanjye umva dore ukuntu zasamye we samurya Yesu umva narangira kumushyiraho umuyonga w'itabi yawe umukizeho ziri kugenda zimuvaho niba yarangije rero namubwiye n'ubundi abantu bazaba bagira ikibazo ajya bohereza nimero yanjye yego ndazemeza nzagushaka mpaka muga nazibona nimero zawe ndazemeza ikindi kibazo cy'amatsiko ibi bintu ukoze udahari mba ukoresha ibi si ibishitanira cyangwa njyewe ni ukuvuga ngo ahantu waba uri hose ikibazo cyose waba ufite aho waba uri muri Amerika waba uri muri Tanzania waba uri muri Kenya waba uri Burundi aho waba uri hose upfa kumbwira ikibazo ufite iyo tudakoresheje inzoka duteza umuntu amahembe igihano kandi bashaka n'uwo muntu wabikoresheje watumye uwo mwana tugaragaje nawe turamuha igihano basabye bigaragaza imbere ya kamera cyangwa bitangire kuri telefone none se muga ni ukuvuga ngo n'ingi ishobora kugera muri Amerika cyangwa no hanze aho waba uri hose twebwe dutanga ibihano kuko inzoka ziza mu muyaga zikaza mu biki amahembe yose akoreshwa n'umuyaga ahubwo ukeneye nimero yanjye wayimuha nta kibazo nikubwire mufashe n'aba ntahari turazikiraho nyamurika turazikiraho fata telefone yawe muga turazikiraho byuma fata tujyane byuma tuvanga ibi barayanye dore byuma kwa cinara Yesu toka satani bidayimoni biraga byuma twizwe Kigali mana yanjye mu izina rya Yesu ibintu nibinkurikirane ikiganiro gicejeho ciao ciao